hari ahantu ubona iyo atari amanegeka ni igishanga kandi nta gasozi nta gishanga, byose urabona ko abantu hadatunganye abantu bahasiga ubuzima. Ariko igitekerezo abantu batanga nuko umujyi utunganyije aho twita amanegeka bakasiza neza bakakora hano abantu bakatura konza abari n'umuyaga bahiterereye ubona ari ahantu heza iyo hatunganyije ureba ari heza. Abantu bagiye batanga ingero nko muri Israeli usanga abantu bituriye hejuru iriya ku dusozi hasi ubwo abantu bakakoresha ibindi bishobora kuba ari ubuhinzi bw'imboga cyangwa se indabyo cyangwa ikintu nk'ibyo ngibyo. Ariko abantu bakwiye gutekereza aho twita amanegeka ko Kigali iteye nabi, aho hantu hose hazakora iki. Icyo ngicyo cyari icyo gitekerezo nacyo kiri aho ngaho abantu batanga, noneho umujyi ukagira icyo tubwira. Ndabashimira.